Agnès ofete nabivuze nk'uteruye mu gihuru kubera ko urabyibuka twakoze ibiganiro byinshi hano yego Rwanda Classified imaze gusohoka cyane Agnès yavugwagamo bakavuga rero bati mu banyamakuru bavuga muri ino raporo umwe yarapfuye mu mpanuka itunguranye undi yarahunze ubwo n'ibyasi undi ntagaragara ubona Agnès amezi 6 arashize hanyuma nza kumenya umuntu uri Kampala aza kumbwira ati Agnès njya mubona afite uburyo umutekano we witaweho urwo nari ko ari Burayi kuva icyo gihe Rwanda Classified isohoka kuri telefone twamubonaga ntabwo twari tuza aho ari ariko igishya ashobora kuvuga muri kino kiganiro naba ntaravuga ahandi nuko abantu basaba ubuhungiro by the way ibyo navugaga kwitwa guhunga byo nta wabikwemerera guhunga ntawo byemera ariko kugenda gutembera akazi amasomo gusura byo barabyemera uhunze we ntago nibaza ko batamuhinze kuko yagenda akavuga ibyo ahunze kandi ntago byaba ari byiza icyo nicyo nacyumvise noneho rero kura yo guhunga rero abantu barambabarira ntihazagire n'ubimbaza kubera iki hazagire ndavuga zo zizabimbaze ngiye kubivuga kuri KOP ariko ntazawugira umpamagara ngo abimbaze yego hari systeme abantu benshi banyuramo baciye mu itangazamakuru yego bakandikisha inkuru yego zivuga ko hano bamerewe nabi inkuru igasohoka donc icyo nshaka kukubwira birangora kubyisobanura ariko je suis prêt donc abantu bashaka ubuhungiro yego witonda ubyumve neza ukurikira guteza amatwi pe abantu bateganya kuba basaba ubuhungiro yego bahimba inkuru bagashaka umunyamakuru uyandika yego so uwo munyamakuru bamwe mu banyamakuru bashakwa barambwiraga uriya mudamu nubwo twagerageje niyo mpamvu nyene nishimira ngiye position nkunda kugira mu bintu ubwa mbere ikiganiro cya mbere nakoze kuri uriya mu meya wa Rulindo yego vuga uko ateye nari nagerageje koroshya abantu bakama commentaire ngo ese ngo kuba afite iyo CV ngo ikoraje ngo bivuga ko agomba kugira gute nawe arakomeza ubona ko attitude kuri we yagiye ihinduka par rapport y'ibiganiro nakoraga biza kugera urabyibuka hari nabambwiye ngo nagiye muri vie privée ko navuze uko abana n'abaturanyi ntago meya aho atuye ari vie privée kugenda ubwira abantu ngo bazimya amaradiyo kugenda ubwira abantu ngo mwikwese y'imodoka ngo murasakuriza meya ari ushaka ibyo ajya ku gasozi ke yego ngo byari bitangiye kuba somehow too much hanyuma icya kabiri akavuga ati ntabwo ibyacu ntabwo dukoreshwa n'itangazamakuru kandi aririmo yego ubundi situation yakabaye karume meya avuze ngo tubirekera tutegereza imanza ariko bigenda biza tugenda twinjira muri kese tugenda twinjira mu rubanza rw'amasambu urubanza muri Rulindo mu murenge wa Rusiga amasambu mu tugari tubiri nzamuvuga noneho ni mutangana ba arewe na Nyaruguru navuyeyo na Nyaruguru kangubwire uriya musaza tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Niyo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Niyo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karegeya Omar Pano nanone turabasuje twizere ko mumeze neza cyane abakunzi ba Karegeya Omar Pano KOP ibihe byiza aho muherereye mwese amahoro y'Imana bane namwe twicaye muri Urban by City Blue nk'ibisanzwe niho tuba tugiye kuganirira n'ubundi na mwarimu wacu bwana Karegeya Omar Jean Baptiste haba kuri Jaras Official ndetse no kuri Karegeya Omar Pano aho hose agenda atanga amasomo ariko by'umwihariko iyo ageze hano ho biba ari umwihariko
yego ni mu rugo. Yes, urakoze cyane n'umwihariko kubera ko hano cano ni y'abavandimwe ntabwo ari yanjye ngenyine, niyo mpamvu tuvuga byinshi abantu ntibazavuge ngo tuvanga content ngo tugera gute, ko ibikenewe byose turabivuga, nta kitwirukansa. Pressure tubaho niyo kwarimanta abavandimwe, niko nabita, no kwarimanta abavandimwe, tubaha ibyo bakeneye, ibyabafasha. Uribuka ko tukitanya nabwaga ngo niyo ikiganiro kimwe cyazamuraho umuntu 0.002. Yego Cani zamara umwaka wenda tugeze kuri 0.2. Yego bitwaye iki se? Agira ngo buri miliyoni 13 buri muntu yubatse undiho 0.2. Ari byahinduka, niyo mpamvu uzabona amahirwe ngira nuko abari hano benshi hejuru ya 80% babyakira uko biri. Ndagira gutya nkaba nkoze ikiganiro kuri politiki bakareba mu bwubahane, naza n'icyamvironoma mu bwubahane, naza n'ubuvugizi iyo mu mihonongo mu bwubahane, namanuka bakabibona, nazana ubuhuza bese. Ndabyishimira cyane nanjye, binyubakamo ikindi kintu, ariko ngewe ntago icyo binyubakamo ntabwo navuga ngo birashimisha cyane. Birashimisha mu buryo bumwe kumva iyo statut. Yego. Abumva ikinyarwanda baha KOP, ariko bikampangayikisha mucyo uko bagenda baba benshi. Tumaze kugera, turabura bake ngo tugere 35. Uko bagenda baba benshi, 35 ugakora ibintu bashobora kugira, buri wese akagira gato yakuramo. Igihe cyose noneho baba ari 35 bakabategereje icyo uravuga ku kintu runaka. Ni umwenda ukomeye cyane. Ndaza kugarukaho. Ni umwenda ukomeye cyane. Nk'ubu hari nabo nabasha kugera ku nyota yabo, aba barambwiye ibibazo byabo, abashaka kubonana n'imiryango, abashaka kubonana n'inshuti, abafite imanza zicibwa ntibishimire uko zaciwe, bariya bose. Ariko haba hari amakuru, umwanya uba mukeya. Uyu munsi reka ndebe, ndaca mu dutangazo dukeya. Yego. Hanyuma tuvuge urugendo tumazemo iminsi. Yego. Ariko ni byinshi barikuriramo, kuko nkurikije umwanya mukeya mfite ntago navuga topic imwe ngo bikunde. Ariko ikigaragara cyo nuko ingingo nyamukuru turagaruka kuri case ya Agnes. Agnes Uwimana Nkusi wagize reaction ku kiganiro nakoze ku kwezi. Yego. Hanyuma tugaruke no ku bya Rurindo ho gatoya. Yego. N'ibijyanye n'abafeministe. Icyambere itangazo na ubwo ni exige kubambwiye ibyabo singira icyo nkora, cyangwa nkabivuga gatoya. Urabyibuka hari abantu twavugiye, hari umudamu ushaka umuryango ufite se wahoze akora muri Electrogaz. Yego. Twabivuze rimwe, nta reaction. Hari undi mudamu uri Kampala nawe wambwiye ko ashaka kumenya umuntu umwe wahoze akora muri Jika, usimeruka kumutangira itangazo. Hari n'undi uri Kampala washakaga umuryango, mbona umwe sindabahuza ngo turebe. Hari abashaka inshuti bahoranye, ntacyo ndakora. Hari umudamu uri za Masaka, inzu yahiye ayirimo, ibikoresho bigashya, yarampamagaye, ubwo yageze hararambirwa, ubwo ngomba kwiyexcusa. Hari undi muntu hano ku Muyange nawe ufite umwana urwaye, uharampamagara, ngira ngo nejo yarampamagaye, nsanga ngomba kumwohereza abanyamakuru badukorana bo muri mainstream bagakora inkuru y'ubuvugizi ko ijya gusa niyo babonye mu murenge wa Kigali. Yego. Hari umudamu uri Nyagatare, ngira ngo niba ari Mimuri. Ejo hari uwo twabonanye nabo urubanza ngira ngo ruri kuba Nyagatare, ruraba Nyagatare kuri uyu wa gatatu.
umuntu waguze inzu mu Cyamunara ayigura na bank muri 2010 yego ayituzamo umuryango ariko agiye gushaka icyangombwa basanga cyanditse kuri nyina w'uwari wambuye bank. Ubu n'ubu urubanza rurimo ariko iyo myaka yose babaye mu nzu. Yego Nicyo nshaka kuvuga abacamanza abavandimwe ndabizi ko nanjye rimwe nzabitaba hasigaye umwaka n'amezi 2 nkaba ndi imbere yanyu ariko mu gutera imetero mu gucura imanza namwe mujye mutera imetero. Umuntu nakubwira ngo mfite icyangombwa cy'ubutaka burimo inzu nakibonye 2010 ariko iyo nzu kuva 2010 harimo umuntu ntanyishyura ntitwavuganye isamba arayihinga sinsarura ku mucama wamubajije byagenze bite ngo inzu iri mu isambu yawe ufitiye icyangombwa ibirimo abantu mutavuganye utarahunze uraho. yego byerekana ngo harimo ikintu. Icyangombwa umwe arakibitse umutungo urimo abandi baguze na banki ariko bikirwa mu manzo ako bakagombye kukabaza. Nibyo nabajije ntago nabizanye hano bivuga bisanzwe. Yes, hari undi hano Masaka umudamu nawe bavuze umugabo we ngo yafashe Lambert bandika ko yayiguze ngo miliyoni 20 hasigaye 5 2018 umugore kugeza 2024 inza yirimo ari gusinyisha abapangayi. Uwo muntu washoye miliyoni 20 noneho abapangayi bakaba atari we bishyura atari busora agategereza ko uwo yazihaye apfa. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi ubugure butarimo inyandiko y'uwo bashakanye kandi barasezeranye mu mategeko. Ibyo birajya gusa na ya dosiye ya moto y'amasaha 2 nzabomora ubutaha iri hafi ndayibuka mu matariki 15 nzabishyira hanze. Hahandi nazamutse imisozi ku kamoto ngiye kureba umuntu bavuga ko yaguze inzu ya miliyoni 30. Yego ngiye kureba uko abayeho ku buryo yabona izo miliyoni akanazibona muri corona. None akagura inzu muri corona 2021 kugeza kuri ino saha atarakira n'ibihumbi 5 by'ubukode. Uguze umutungo wa miliyoni 30 2021 bigeze 2024 imiryango 8 nta numwe kwishyura bibaho. Ntago bibaho. Mucamanza n'icyo yakagombye kure nubwo haba ari impapuro ifo kuduta kuri izo mpapuro ukabaza umuntu ngo kuki ugejeje iki gihe utarafata ubukode bwari amazu waguze n'impuhwe n'iki. Hanyuma seda banki yaguhaye ayo mafaranga urayungukira wishyura iki niba ubukode atari wowe bufata. Ibyo ni ibintu biri hanze y'amategeko hanze ya bari umuntu agomba kwibaza byagenze bite habaye iki. Uwo Nyagatare yandebye nimugoroba yego yaramaze iminsi amamagara ntahari nuko hanyuma araza arambwira ati urubanza ruraba atariko inzu kuva tuyiguze na bank tuyibamo ariko twagiye gusaba icyangombwa batuga ko cyanditse ku wundi turarega kugira ngo icyangombwa kitujyeho na n'ubu racyazurungutana bageze mu bujurire ariko bayimazemo iyo myaka yose. Buriya niba nabyita nk'ubuhuza cyangwa mu bwunzi cyangwa na gacaca ya kera n'icyo ugenda ukareba umuntu nakuvuga ngo isambu ni yanjye ariko amaze imyaka 20 atari we uyihinga kandi mu kuyihinga nta nyandiko nta masezerano agaragara. Ese ni ubukode, ese naragutije, ese naraguhaye. Ibyo nibyo bagomba kuvuga. Okay, ubwo twihuse hanyuma icyumweru tumaze muri rusange ariko mbere yuko ndukigaruka reka mbanze nibutsa abantu ko abakeneye amakaro meza bashobora kunyarukira ku Ikaro Plaza ni Remera cyangwa se ibindi bikoresho byose byo gusoza inzu finissage ni hano Remera munsi ya station iteganye na gare cyangwa ukabamagara kuri 0783 250 kimwe nuko ushobora kunyarukira kwa mwarimu Clement akaba yagufasha kubijyanye na permis ndetse na provisoire byose aragufasha. Muhamagara kuri 0782483722. Urakoze cyane. Yego. Icyumweru rero cyo ntabwo ngira ngo murabizi ko hari ikindi cyumweru twamaze Muhanga turi kumwe n'urugaga rw'abafite ubumuga rw'imiryango y'abafite ubumuga
UPHLS twamaranye icyumweru i Muhanga, hanyuma tutita dutangira icyumweru cyahariwe kuzirikana abafite ubumuga. Icyo rero twabijyanyemo mu mwanya muke twari dufite, cyatangiye kuri 26 ariko kuwa gatandatu nagiye twajyanye nabo i Rubavu. Ariko by the way ubwo nari nsimbutse gatoya mbere yo kugira Rubavu, nabwo nabanje kubonana n'abantu bafite ibyo bahagarariye ariko banakurikirana n'ibiganiro byacu. Yego icyo gihe ndibuka ko mucyo nabashije gukuramo nuko ibiganiro dukora hari uburyo bifatwa, kandi natwe tubikora tubizi ko bigomba kugira icyo bihinduraho sosiyete. Ntabwo tubikora byo kwiyamiza, ntabwo tubikora byo gushaka amafaranga, tubikora byo kubaka sosiyete. Kubaka sosiyete rero ni twese. Ikiganiro gishobora kumara isaha ariko ugasanga ari nk'iminota 5 umuntu yakuruye akavuga ati iki kintu gifite kantu. Ubwo rero abo twari turi kumwe harimo bakurikira ibiganiro mu gusoza ikiganiro twagiranye, mu gusoza ibyo twavuganaga, bamparo Marike bambwira ko ngomba kujyanisha ibitekerezo. Bambwira ati ibitekerezo turabyemera ariko imyitwarire imisatsi ijagaraye, bahita bampa urugero rw'igihe Dani yambwiraga ngo mfunga igipesu ngo ndamwangira. Bambwira ukuntu ngo amashati ngo abahenze ngo nkayahina. Numva ni challenge. Ubwo n'ubwa mbere ariko nibyo n'ubwa mbere umuntu yarabinyibwiriye live. Ubundi muri commentaire ko rimwe na rimwe muri commentaire amazina simba nyazi nkagira ngo wenda nabandi umuntu abinyibwira ndamaze se abandi baza uravuga nk'umufana ati yego rwose ntago bizongera. Ntago bizongera bya bindi burya Rome change tank livi. Nta mpamvu niba nibi bitekerezo babikunze bagashaka n'uburyo bitangwa. Smartness yakoresheje iyo terme. Uri smart mu bitekerezo, ba smart no ku mubiri. Nabyemeye. Ubwo nabandi yarababarije byarangiye ayo mashati nzajya nyambara uko abandi bayambara. Niba ngombwa akantu ko kutubwira ngo niba ngombwa na cravate nzajya nyitera. Isengeri n'agasokozo nzajya nkagenda. N'agasokozo nzajya nkagenda. Bimeze kabisa mu mpeshyi akaboreka gasuma. Yego. Hanyuma ubwo tuba tuganira ni mu muryango dusasa inzobe. Nari kuvuga ngo ubwo amashati ni ukuyongera ngo pana ya televiziyo gusa. Oya ni menshi. Oya yose agiye kuba aya hose. Oya ni menshi. Hano nkunda kuzana udupira ariko n'amashati nzajya nyaza. Yes. Yego rwose. Muri ya cadre mbere uko ngera ku by'urugendo. Yego. Nuko hari ibintu biba biraho. Rimwe na rimwe burya tuba dufite na responsabilité. Ikigaragara cyo nuko amakuru namenye nuko ntabwo leta y'u Rwanda, ntabwo inzego za leta y'u Rwanda ntacyo zipfa na social media, ntacyo zipfa na YouTuber. Nta kimwe. Yes. Zamaze kwakira ko hashobora gucaho ibitekerezo nk'uko byaca kuri mainstream, impact byagira byaba byaciye kuri mainstream n'ibyaca kuri social media byagira impact. Yabivuze ngo rero ibyo biba bihamagarira icyo twize bita responsabilité sociale du journaliste. Nuvuga ngo ese wowe munyamakuru hanze yo kwitwa ngo uri umukozi w'ikigo, hanze yo kwitwa ngo washinze channel. Yego. Uruhare rwawe mu kubaka societe n'uruhe? Yego rwose. Reka ntanga urugero. Ari kiganiro twakoze kivuga kuri Rusizi. Yego. Ariko bivugwa ko ngo hari amatsinda yamaze kwiyita amazina. Ayo mazina nirinze no kuyafata mu mutwe kugira ngo nazayakoresha cyangwa bankurikiye bari mu kandi gace bagashaka ndi cyangwa bagakoresha yayandi kayafatiraho. Icyo nicyo cya mbere nafasheho ingamba, ariko kubyiyamiriza ngira ngo ntago byari bihagije.
icyo nagomba kugira nubwo nabivuze ahandi muri mainstream mvuga uburyo imihindagurikire y'abaguverineri muri kara gace bikeneye uburyo bwo kumanaginga kuko ubundi groupe kugira ngo ivuke bari banatwemereye icyegeranyo by the way icyegeranyo Ndekeza ari kugikora arabizi yego ari kugikora Ndekeza yagire Ndekeza ari kugikora twarabivuganye kandi kuva mbivuze hari n'abamwishyuza arabahura bati Karegeya tubwiye ko gukora icyegeranyo ubu nanjye mwishyurije iki cyumweru kirashira akizanye Ndekeza yego abirimo yego hanyuma icyo gihe ngira ngo mu kiganiro ntabwo twongeyeho akantu ko kuvuga ngo bicike yego kabicike ni responsabilité sociale y'umunyamakuru we munyamakuru ese societe yacu niyo kugira abo bantu nayo mazina no icya kabiri abayobozi bareke kurangara igroupe nk'iyo bitangire ku muntu umwe babaye batanu bagezaho akarere kose aba naba bitwa aba bakitwa aba bakitwa ntago byagombye ikindi cyanyuma nuko kugira ngo binacike uwarikoresha yabibazwa simvuze kumufunga simvuze kumuhana ariko guhabwa agasopo guhabwa agasopo ababyandikirana message nk'iyo yaba intercepté bakavuga ati ni ibiki urimo urabona bituganisha hehe icyo ngicyo ni responsabilité sociale y'umunyamakuru gusa nyine abantu barabizi ko nabwiye abantu ko nkunda kubivuga ko nge ntabwo nakora inkuru zituma abantu bahunga ntabwo nakora inkuru ntakora ikiganiro gituma abantu basiba ihinga ntabwo nakora ikiganiro kivuga ngo inzige zateye nimubireke cyangwa ngo mvuge ngo murahingira ubusa ntimuzarya barabahenda oya shigikuba oya bibaye byaba bintunguye kandi wosinge ni ukubyitwararika so rero aba bantu bigenda biyita amatsinda n'ahandi ntabwo ari byiza kandi ariko abayobozi bagomba kuba maso nyine itsinda rizamuka rite kugera ubwo ryita izina buriya nkunda kubibaza n'umuvugizi wa polisi nka ubundi riravutse bake bake iyo biyise izina buriya niba mushaka kubona ko baba bafite na komite cyangwa bafite na statut kuno wese iryo zina ryazanywe nande bayobowe bate bagamije iki bacika bate ibintu nk'ibyo ibyo rero biba muri responsabilité zacu hanyuma ubwo arakandi kantu nibagiwe ejo abantu ngo bantaramyeho muri bisi hano muri Kigali bavuga ngo ndikirihahira ngo kuba ko nahinduye izina rya Cano ku mutima naravuze mbega imihahire ntiyaba byakunda ngo KOP ngo nayise arya wayise Kagame our president haraho mbeshye se naho mbeshye naho kwihahira byo yaba yabyumvaga wenda bigahahika ariko n'ubundi bisa nabyo kabisa icyo ni kimwe hanyuma kajye muri turune ubwo nyuma ya Muhanga kuwa gatandatu mu masaha y'umuganda tubonana n'abo bantu barimo n'uwo mufana wavugiye abandi kandi twarabyemeye tutakosowa hanyuma njya Rubavu nimugoroba tugera Rubavu saa 8 haba konseri abahanzi abo ntarinzi benshi nta namwe narinzi ni amazina gusa niyo Bosco n'ubwa mbere nari mubonye ariko kwizina naramwumvaga ariko Bushido happy ntabwo nari muzi Marina naramwumvaga n'indirimbo ze n'ubwa mbere nari mubonye mbona naho kuba byari by'abafite ubumuga mbona n'abandi bahanzi bafite ubumuga bafite message bafite indirimbo zifite message arabona bonye Brown mwaganiriye Superhero na pianiste we ni yitwa Bruno abantu batusobanurira uburyo bise bafite n'indirimbo zifite message ndabyihutamo kuko iminsi ngahe yose kugira ngo turase ku ntego ubwo bukeye bwaho tujya ku munsi wa Sida muri arena ya Gisenyi manza bayita Kivu Arena nziza cyane nk'izindi arena yego mahura n'abakozi benshi bakora mu bijyanye na santé no kurwanya Sida harimo abo nigishije bamuramira Bernard yari naduwaye ku ishuri wigishaga yego nari mu buyobozi by the way turahura na ba Murengezi Valence abandi n'abakozi bo muri domaine ya santé twagendaga duhura by the way ubwo abo ngabo nkubwira harimo n'inkuru ibabaje
ubu nubwo twahuraga na Bernard yego ubwo yari duwayene we nabonye ubutumwa bumbwira ko ashobora kuba yaritabye Imana muri kino cyumweru gishize batamuriza Susan narabibonye yego narabibonye muri babaje urumva ngo tumaze kubura abaduwayene babiri muri esi undi muduwayene wa mbere witwaga Françoise Mugwaneza komere pe yego okay ibi byari byaragaciye hanyuma dusura amasite ari ku exposa bijyanye na nibyo bakora mu bijyanye na sida hariyo nabonye ngo Dream Village Dream Village ifite amadata menshi nubwo bakorera ahantu hakeya mbona amakuru baduha amakuru ko sida ivuze ubuhuha muri teenage single mothers Kinyinya bavuga ko twabonye hariyo abagera mu 109 bakoresha centre de santé ya Kinyinya na Kagugu bari haye ni amakuru ibyo ni biri kuza mu mutwe aho nabyanditse ntago nahazanye njya mu yindi site ya Caritas sangamo umuntu w'umufurere umufurere ngira ngo hari n'amafoto bafashe bashyira kuri Twitter umufurere nawe ukurikira ibiganiro yego abantu nasanze mbese aho mu mastand benshi bakurikira n'ibiganiro tukaganira ku bijyanye n'ibyo bakora mu bijyanye no kurwanya sida ariko benshi tugasanga tuziranye abitwa ba Celestin twaturanye Indera twahuriyeyo benshi cyane abo nabo twabashije kuganira bakabimbwira n'uwitwa Ngabonziza Jean Claude wa undi nkunda kukubwira ufite ubumuga bwo kutabona ariko agukora mu kiganza yakumva nijwe agahita kumenya nicyo gihe niko byagenze nari maze kubivuga mu kiganiro duhuye kuko ndavuga ariko se Nicolode bite byawe kutandamukije ariko se Karege ngo sibwo nkigera aha ngaha uko adaciye iruhande babantu bafite so ikindi nakuye aho ngaho kuri Arena nabonye Leonidas nawe buriya iyo mumenyeranye ahita kumenya yego ariko we ntiyamenya kongera ngo duherukana kera ariko buriya wasanga yamenye kuko Claude ahora ntungura yantunguye mu bukwe nicyo gihe ku Gisenyi arongera arantungura kandi twaherukanaga kera icyo ni kimwe hanyuma noneho mura n'umusaza ngira ngo abantu bamaze kumenyera ko hano nta banga rihaba yego kandi byubaka cano cyane umusaza aransuhuza aranyibwira hanyuma ambwira ko anzi kuva muri corona ngira ngo nka 2021 cyangwa 2 iyo yambonye mu kiganiro kivuga kuri Sabe doctor ministre wa santé yego aparama uko abibonaga nyine abantu benshi hari n'abandi bagiye babimbwira bafite aho baziranye na Sabe bambwira bati rwose ikiganiro mwakoze cyagize uruhare mu kuvanwa mu bihano kwe ntabwo sinari mbizi ko kiragira uruhare ariko navuze nk'ibyo navuga ku wundi wari we wese umusaza arambwira ati ukimara gukora icyo kiganiro naravuze ngo aho tuzahurira hose nzabikubwira tumarana umwanya turaganira mubwira izindi ngero abantu benshi bambwira ibintu bati ibi byarakemutse by the way na wa muntu twakoreye ikiganiro muri Mozambique nawe yaherutse kumpamagara ko mu rubanza noneho hari urubanza batsinze kuwa 4 nubwo ntari narugiyemo icyo gihe nari Muhanga donc hari mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibiganiro dukora bishobora kuba hari icyo bihindura ubwo ndavuga njahagurika bihangane kuko washize igihe by the way irindi tangazo nuko kesi ya Karongi y'abana navuga ko bagurishijwe bakajya ahanwa hanze imyaka 12 kabishize byarumvikanye ubushize nari nabivuze ariko kuri no saha amakuru wenda cyetse nabaye ntayaheruka ariko uriya mu komisioneri bita Mutima Mwiza inzego zaramwegereye ziramuganiriza zimujyana Rubengera izo kuba yaravuye Rubengera akajya ku Kibuye ntayo uzi yego hajyana na mushiki w'uwo muntu watwaye abana ibyo ni bishyashya n'ubu nanjye sinzi aho bigeze ariko nabwiye abantu abampa amakuru yahariya ko
nibaramuka bagiye mu rukiko bazambwira, nzagerageza njyeyo n'ibinanira noherezeyo umpagarariye, ariko izo ni reaction kubera ibiganiro. Yego. Izo ni impact z'ibiganiro, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ni ikintu kinini cyane. Urumva ubwo abari impact z'ibiganiro, nkunda kuvuga ko ibintu bitatu, hano ntabwo duhimba amakuru. Yego. Mbere yo kureba Karegeya abanza umenye ngo ese amakuru avuga niyo. Amakuru baratuzanira. Icya kabiri nuko bashobora kuyatuzanira wenda atariyo. Yego. Cyo ni ikindi bafata ukunda ariko batarebye ngewe. Hanyuma hagasigara kumenya ngo amasomo agomba kuvamo ni societe. Niba hari societe, niba dufite societe yahimba amakuru. Societe igahimba ko abana babuze batarabuze. Yego. Societe iteye. Hanyuma abashinzwe kuyikebura, kuyigorora bakajya mu ngamba. Yego. Ngo harimo itangazamakuru, societe civile, inzego za leta, abo bose. Ariko nta bihimbano. Yego. Nigeze kubabwira ngo niba umuntu atsindwa urubanza ntiyemera ibyavuyemo, ni nge namuremye. Ahubwo abagombye kumurema bakamubwira ngo jya wakira ibyavuye mu rubanza. Cyangwa se n'abandi bakavuga ati niba muca urubanza kugira ngo uwatsinzwe byakire, ni mu bigenze mutya, mu bikominike mutya. Ibyo nibyo bagomba kugira, ariko nabyo bigira impact. Ni nayo mpamvu haje ikira kigo cya kigo cyo gukemura amakimbirane cy'ubuhuza, cya kindi naboneyemo urukingo. Bakingiriwemo. Ntabwo nzabyibagirwa, nzabyigamba mu buzima bwanjye. Bwari ubwa mbere, ushobora no gusanga ari nabwo bwa nyuma. Ntabwo biriya biboneka hake. Bangahe bangapi wa mugani. Good. Ibyo byose aba ari impact y'ibyo tuba tuvuga ofete. Yego. Ni impact y'ibyo tuba tubavuze mu biganiro. Hanyuma ubwo naringeze hehe n'amatangazo. Hanyuma ku Gisenyi ubwo byarangiye, nari maze kukubwira uko twagiye muri expo tukareba amadata, abantu bakatuganira, benshi bashaka ko tuvugana, abandi abari babirwaye. Hanyuma ku cyumweru turagaruka, kuwa mbere tujya Nyaruguru, naho hari umuntu wahise anyandikira kuko twagiye Nyaruguru ku karere. Yego. Concert yabereye ku kibuga cy'Indago. Nahabonye umuntu wari uri mu bukwe bwa Preskid w'inzobe cyane. W'inzobe cyane wari nka pare cyangwa barasa. Yego. Cyangwa barasa. Ashobora kuba ari we wari wakoze ibijyanye na stage. Nibyo ashinzwe. Ubwo mbivuze. Naramubonye n'akagofero ni jeans ya Blessier n'umupira w'umukara. Sound stage. Voilà. Namubonye ariko sinadukurikira cyane. Icyo impamvu bivuze ndaza kugaruka mu kibuga. Yego. Ariko nabanje kuva gatoya ndenga mva hafi y'akarere manuka hepfo aho bita muri Mwanza, ari mu murenge wa Muganza cyangwa kuri Paruwasi, ibintu nk'ibyo. Ahantu hari ikigo cyita ku bana baba bavukanye ubumuga bw'ingingo, ikigo cy'ababikira. Impamvu mbivuze nuko uwatangaga expose avuga ibibazo, avuga uko ikigo cyavutse, nawe ni umufana ari hano. Hanyuma rero ko yari muri iyo myanya, muri izo nshingano zo ku-exposa, natashye tutabonanye. Yanyandikiye ngeze i Butare. Ngeze i Butare mbona message arambwira ati vraiment waje mu kigo cyacu ariko nari mu kazi sinabona uko turamukanya. Ubwo rero intashyo ze nazitanze, kandi tuzongera tumuhamagare atubwire uko ikigo gikora. Mahurira n'umusaza Atanazi, umukozi w'akarere. Yego. Umufana ushobora kuba yarisize n'amarangi. Arishima cyane ukuntu ugeze Nyaruguru, arishima cyane. Wow. Ariko agakomeza kumbwira ati kuki utavuga ku ntambara. Nabugane baya. Nabugane ngewe mbaza kureba bifitanye isano. Donc Yego. Bifitanye isano n'umuryango nyarwanda. Yego. Intambara zifitanye isano n'umuryango nyarwanda. Ibikora ku muryango direct. Kuko ntabwo nakora byose. Navuga ni intambara ni nazirekeye abandi. Yego. Ariko kubera ko donc Atanazi nawe yashyize amarangamutima menshi. Kuko urwo rugendo rwose twari kumwe tujyana aho ngaho kuri Paruwasi. Yego.
wabonaga mbese afite amashyushyu yo kuba abonye umuntu wo kuri KOP. Yego. Kagame wa president. Yeah. Tuvayo yego. Yego. Tuvayo tuza muri stade barabyina abo ba Marina ba Bushido ba Juno Kizigenza ba. Ari nundi nabonye muremure ari nundi nabonye moko. Twahurira na Equity ivuga ko ifite products ifite uburyo idohorera abafite ubumuga ngo nabyo no kubikurikirana. Inzego z'abafite ubumuga zibwire abanyamuryango abagana abakeneye produits za bank muri cadre ya sociale. Equity ngo ifite uburyo idohorera abafite ubumuga. Barabidusobanuye mu kanya gatoya umwanya muke twari dufite ngo twari kumwe na meya wa Nyaruguru n'abakozi n'abastafu ngo kugira bamenye ko nahageze. Bwari ubwa mbere ndenze Kibeho nta nibanga ririmo. Yego bwari ubwa mbere ndenze Kibeho ndagenda banyereka udusozi twiza bakanyereka za Shiriyo hirya za Ruheru. Yego za Nyabimata aho ijisho ntiryahageraga. Birumvikana. U Burundi bakabukubwira ati ni hakurya ariko ni heza. Ni heza kabisa. So ubwo icyo nabwira Tanazi uvuga ubusha n'abandi baba bakeneye ko n'ibindi nabivugaho wenda hari ibyo tuzahindura mu gihe cya vuba. Tushobora kuzazana agashami k'amakuru ayo ngayo ashobora kuzamo n'amakuru y'intambara. Dushobora kuzana agashami k'ibyegeranyo documentaire naho twapa ariko sinye nzabikora. Yego sinirarire amakuru ushobora kuyasoma ariko azaba yakorewe ahandi. Icyo cyo rwose. Hanyuma rero yego ubwo bise bimpa umwanya wo kugira ngo mpite ndasuka nawe uriye n'umudamu. Yego nawe w'umufana ni benshi abafana abakunzi barabizi ko icyubahiro mbaha ntibarebe izina mbita barebe uko mbafata. Yego tamu nari namukomeje kumucaho muri tribune ariko ntamuzi. Nyuma rero aza tugiye guhaguruka aranyibwira amanini tuganira umwanya munini nyine. Ntago ndi bumuvuga izina ariko yampaye ibitekerezo ku bijyanye na feminism. Impamvu nahisemo feminism muri iyo tere nahuriyemo n'uwo mudamu mpuriramo n'umuntu ukorera UN. Yego ibyo byombi ndaza kubihuza ambwira ati mugerageze kurumva twari tumaze iminsi tubivugaho tuvuga feminisme na feminisme radicale. Uko ko nabwiye Gahozo Peace n'ubutumwa natambukije kugira ngo n'aba feministe radicaliste yego babyumve. Turabakeneye tukagirana ibiganiro tukareba tukaganira uburyo bagabanya radicalisme natwe tukazamura feminisme tugahurira hagati nk'abafeministe. Uwo mugabo wo muri yo yarambwiye ati niyo inama zose iyo ndimo mbivuga ko mu Rwanda ari umunyamakuru w'umufeministe. Ubwo ni ngiye wabavuga. Ariko nanjye nkababazwa nuko hari abaradicaliste. Ese nta kuntu twabanura abaradicaliste cyangwa bakoroshya cyangwa se tugahagarika speed bariho abamaze kuba bo tukaganira ukundi ariko tugahagarika kuba bakomeza barokrita abandi. Ni ikintu kiba kanjemo gutyo. Ariko uwo muntu wo muri UN yambwiye ko dushobora kuzafatikanya tukareba uburyo community yose yakabaye ba feministe nta birenze. Ariko kuba radicale nanone birakabije. Radicalisme rero urwanya ihohotera ku by'umugore ari umufeministe. Oya ntabwo feminisme ntabwo ari kurwanya ihohotera. Nuguha agaciro umugore. Yego nuguha agaciro umugore. Yego kuko ihohotera n'abagabo bararikorerwa n'abandi n'amatungo ashobora kurikorerwa ariko feminisme ni ukuvuga ngo nuguha agaciro umugore nk'umuntu. Nk'umuntu integral. Yego nk'abandi twese kisanga muri bariyeri tukazimaraho. Bara tuha burenganzira. Yego uwo mudamu rero noneho we ambwira uburyo akasa mutwe. Mu mudamu nasanze Nyaruguru. Yego ku karere. Arambwira ati aba feministe radicaliste bica feminisme. Kumwe nabikubwiraga bica feminisme kubera ko bakreya mécontentement mu ba feministe basanzwe baba bagore baba bagabo. Iyo mu feministe radicale avuze ibihabanye n'ibyo society ishaka aca intege mu feministe usanzwe. So rero tugomba guhuza ingabo. Tugomba kuzahuza ingabo kandi rwose kuko nta nubwo twishimiye ko n'abaradicaliste babaho. Kandi tugomba kubasiga iruhande. Tugomba kubanza tukabazana.
tukabazana tukabaganiriza. Hanyuma uwo mudamu rero ambwira ukuntu ahantu bipfira kuri feminisme, icya mbere kuba hazamo abaradikaliste baca intege inzira abandi bari barimo, urugendo abandi bari barimo rwo kwimakaza sosiyete iha agaciro umugore. Ati iyo haje abaradikaliste bo baza bakaza ari hanyuma, bakaza bari hanyuma yubangamira uburenganzira bw'umugore. Bira byose twavuze by'abaradikaliste. Icyo ni cyambere yambwiye, ati abaradikaliste bagombye kugabanyirizwa imbaraga. Yego. Icya kabiri arambwira ati rero abantu muri cadre ya feminism kira ati umwana w'umukobwa yakagombye kwigishwa ko yego kubona umugabo atari finalite. Abakobwa bakumva ko ugomba gushaka urugo nawe ufite icyo ujyanye, ntabwo ari ibifatika, skills, ubwenge, diplome, ubushobozi, ubumenyi, ubushake, umurava, nawe ukaba ubifite. Ntugende ngo byose utege ku mugabo. So kuba hari abagore abakobwa bashobora kwishyiramo ngo kubona umugabo ni finalite, ukagenda umutega byose, bituma uba wimakaje masculinité iri dure, uba wimakaje patriarchie. Niba umugabo umukobwa ashinze urugo akaza byose abitegereje ku mugabo yarasabye arakwa, yubaka inzu, niwe umenya aho ikibanza aho muzubaka byose, niwe utegerezaho, niwe uhaha, niwe ugira gute, icyo gihe urafavoriza ko feminisme itazamuka. Kuko abagabo batanu nibahura bose bazi ko abagore babatega amaboko, ubwo feminisme ntishoboka. Bazahita bafata ko umudamu arambwira rero abagore bajye bashaka skills, none babe competitive, nibajya no gushinga ingo bavuge ngo uzanye iki, nzanye iki, tugamije iki. Yego. Tuzabyara abana bangana gutya. Umugore ntabeho atazi umubare w'abana azabyara ngo bizwi n'umugabo. Abyo bigiremo uruhare. Umugore we abeho avuga ngo tuzagura ikibanza Bugesera no Tunyagasambu, cyangwa tuzagura Bishenyi no Tunyabyondo, nawe akabigira mu ruhare. Yego. Ariko iyo wagiye nta skills, uri hasi y'umugabo ugwa muri wa mutego. Yego. Uwo mudamu nibyo mvuga, uwo mudamu yambwiye araza kunyumva. Yego. Niyemera kwizina Nyarwanda. Ni reality. Icyo ni kimwe. Donc bakiga bagashaka amafaranga, bagashaka akazi, mbese ukajya mu rugo nawe ugaragara nka contribuable. 50-50 tuvuga ku bipapuro by'ubutaka, ikagaragara no mu buzima. Ariko wakowe ku nzu nta ruhare ufiteho, hanyuma ugiye usanga imitungo byose ari umugabo. Ntabwo ari byo. Icyanyuma gikomeye cyane, yego, abanyamakuru twe natwe ntago twimakaza feminisme positive. Atiki yego dupromotinga, ibi nibyo yivugiye. Yego, yavuze ngo dupromotinga abagore batari abafeministe, niko navuga. Uti gute? Yakoresha amagambo akakaye, yarivuze kabiri. Yego, yarambwiye nari kumwe n'abandi bantu babiri, abanyamakuru babiri bandi. Avuga ati kuki umugore agomba kumva ko byose ibintu byose azabikesha igitsina. Yego, kumva ko igitsina ari password. Yego, akazabaho kubera igitsina gusa. Yego, arambwira ati subure agize impanuka cyo kigahura n'ibibazo byagenda bite. Naho niho yahise yimvuruvinga itangazamakuru ko dupromotinga abagore barisha igitsina. Yego, urabumva? Ndi kubyumva. Ugafata umugore wazamutse akagera kure kubera igitsina, nta zindi skills, akaba ari uza muri media. Aravuga ati muri media hagaragara abagore batunzwe n'igitsina aho gutungwa na skills. Akavuga ati rero abo bagore ni anti feminist. Yego, kuko baragaragaza ko babona amafaranga kubera igitsina, amafaranga avuye ku mugabo. Iyo ntabwo ari feminism. Babyumvise? Avuga ati mu mwebwe abanyamakuru muhindura ingendo, mu promoting abagore birwanyeho ariko batategemeye ku bagabo.
yego rwose yashinze butike afite sitasiyo abagabo baraza bakamwa esanse bakamwishyura ariko ntabwo ari umubiri kumva yego we abo bagabo kuvuga ngo ntunze miliyoni 100 nakuye ku bagabo nta kindi mbahaye usibye igitsina iyo ntabwo ari feminism yego ibyo ni ugupfobya ibyo ni ugupfobya umugore so rero twebwe turabaporomotinga bene abo tubashyira ku mihanda bakavuga bakivovota kandi abo ngabo au contraire ntabwo umugore dukeneye ari uwo nguwo ntabwo ari uwigamba ko atunzwe n'igitsina natungwe n'amaboko ye ubwenge bwe hanyuma igitsina ahubwo nawe ubundi yagize amafaranga nawe yagura icyo abagabo igitsina cyahinduka kukenjoyinga aho kugira ngo kibe business nubundi oya igitsina muri nature Imana yagishyiriyeho kubyara ariko twebwe abantu tugihindura n'intuza yo kwishimisha ariko niba ari ukwishimisha ntabwo icyo umugore aricyo kigomba kuba source de loisir umugore yabonye amafaranga n'icyo umugabo cyamubera source de loisir voilà murafata so nukuvuga ngo rero uko dupromotinga abagore batejwe imbere n'igitsina cyabo bagatezwa imbere n'amafaranga bakwiye ku bagabo iyo si feminism iyo nanti feminism yego ukunyumva byakabaye ari amabura kindi umugore natungwe n'amaboko ye nk'uko umugabo atungwa n'amaboko ye ubwenge bwe imirimo akora igitsina kize nyuma tumukomera amashyi kubera skills usibye ko abaradikaliste bo bashaka ko byazageraho ko umugore ari uk'umugabo ariko nabyo hoya rika abantu babe magirirane kuri feminism okay tugende noneho ndabona iminota iragiye ubwo ariko ibyo byose amasomo yose abagenda atambuka kandi yose aba ari ingenzi wari watubwiye ko ugaruka ku kijyanye cyangwa se ugaruka kuri Agnes Uwimana n'ubundi wari wakoze ikiganiro ku kwezi umuvugaho ariko nawe agira reaction Agnes ofete nabivuze nk'uteruye mu gihuru kubera ko urabyibuka twakoze ibiganiro byinshi hano yego Rwanda Classified imaze gusohoka cyane Agnes yavugwagamo bakavuga rero bati mu banyamakuru bavuga muri ino raporo umwe yarapfuye mu mpanuka itunguranye undi yarahunze ubwo n'ibyansi undi ntagaragara ubu Agnes amezi 6 arashize hanyuma nza kumenya umuntu uri Kampala aza kumbwira ati Agnes njya mubona afite uburyo umutekano we witaweho ubwo nari ko ari i Burayi kuva icyo gihe Rwanda Classified isohoka kuri telefone twamubonaga ntabwo twari tuzi aho ari nza kumenya rero ko ari muri Kampala yatwaye n'umwana asiga telefone telefone ze ngo ari uburyo ipareke mbere yagiye agira tentative zo kugenda bakamurokariza pari telefone noneho buriya bwa nyuma mbere ya Rwanda hafi ya Rwanda Classified asiga phone kumurokariza birahagarara birangira ageze Kampala n'umwana umwana atesheje ishuri amezi abaye 6 ari Kampala urumva umwana utari kwiga ntago byabura kubaza mama ati bizarangira ryari hanyuma uwo muntu uko yari yambwiye rero wa Kampala ambwiye ati uko bigaragara Agnes ubuzima bayemo arifuza no kuba yasubira mu Rwanda ati kuko ibyo kujya i Burayi biragoye nta passport afite hari igihembo ngo yigeze kubona muri Espagne yajyaga ambwira ubwe ntabwo byari speculation nta yabimbwiraga ko hari igihembo yigeze guhabwa muri Espagne igihembo manza na Ingabire Victoire yarakibonye ariko kugifata bisaba kuba uri muri Espagne yego aho niho yanambwire namenyeye ko atagira passport hambwe ati bambujije kujya gufata igihembo cyanjye bakeka ko nagenda nkagumayo tusa niba yaragiye muri urwo rwego niba yaragiye mu rwego rwa Rwanda Classified niba yaragiye simbizi uburyo hari uburyo bwinshi abantu baba bifuza kujya hanze mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'ibyo batekereza nicyo bagiye kureba nicyo basizaho bari mu buryo bagiye yego hanyuma rero amezi 6 arabaye umwana arapressa nyina ati ko ntari kwiga ibiki abantu bamufasha HCR n'abandi bantu ku giti cyabo bagenda babohereza nuko amakuru bamaze kuyamenya
ibyo navugaga bambwiraga ko yageze ahantu yifuza ko yagarurwa mu Rwanda, yafashwa kugaruka mu Rwanda. Ndumva ariyo naho verisiyo yego. Hanyuma abibwira abantu, yego, mu gihe rero bari kumushakishiriza ngo ahamagara umuntu wahoze muri za ONG za droit de l'homme zabaga hano, ngira ngo ni nka Liprodoro, ushobora kuba muri Afurika y'Amajyepfo. Amubwira ko amubwira bari batangiye kumugira muri diru zo kugira ngo agaruke mu Rwanda. Abimubwiye wa undi we Agnes abibwira uwo muri Afurika y'Amajyepfo, uwo no muri Afurika y'Amajyepfo amubwira ati boya, ati abantu bakubereye muri diru tibivemo. Hanyuma nibwo navuzemo ko yahamagaye umudamu w'umunyamakuru nawe wari ufite n'umugabo w'umunyamakuru, ngo yahise yiyumva kuko nagiye mbona amakuru ko yamenye ko uwo navugaga, ariko uko namuvuze ntabwo byari byo. Ntabwo ari wamubujije, we yaramubwiraga ati no, ibikunaniye wajya mu Rwanda cyangwa se bakagufasha cyangwa ibintu nk'ibyo. Yego. Kubw'amahirwe rero ryabuye nateye mu gihuru, byatumye noneho byidekanta. Kwidekanta ni ukuvuga kwiyungurura, kwisobanura. Reaction yakoze ibaruwa y'amapaje nk'abiri nabonye yanditse areyajisa ku kinyamakuru Ukwezi, avuga ko we adashaka kuza mu Rwanda. Yego. Urumva ko ngewe wa wundi wa Kampala yari yambwiye ati aho Agnes ahagaze niwamusubiza mu Rwanda yakwemera kubera ko umwana aramustress kuko atari kwiga. Yego. Agnes yandika avuga ati ngiye navuye mu Rwanda mbizi neza, ntabwo ushaka kurugarukamo. Ubwo abari declare nyine badashaka kurugarukamo. Ariko ubwo nanjye hari logique mba ntumva, ariko reka simbitangaze, ariko ntago mba nyumva niba umuntu ashaka kuva mu gihugu impamvu wenda batamworohereza, simbizi. Ariko wakivemo se byo neze niba yarabishakaga, simbizi aho ngaho ndifashe kuko simba numva igihugu se ni kirafunze se ko abandi se bakiva mu nanjye nicyo kibazo. Ko nanjye njye nkiva nanjye nagiye baravuga ngo naho nagiye kukubwira wagiye ko njye nkivamo nkagaruka. Nubu hari abandi abavandimwe bagiye muri Senegal, nanjye mu minsi nzajya Cote d'Ivoire, nzajya no muri Afurika y'Amajyepfo ngaruke. Kuki umuntu ntago ndi kubyumva ufite, ntago ndi kubyumva niba Agnes yarabisabye kuki babimwima, nicyo cyaka kukubwira. Ariko ubwo kabirekera aho ngaho, bakate, ariko ntabyo iyo logique si inyumva. Ikiriho gishya nuko mu ibaruwa we yashyizemo n'amazina y'abantu, bya bintu byose nateye iwe mu gihuru, arahurutura. Arahuranya avuga ko adashaka kugaruka mu Rwanda, ko ibyo gusaba ngo agaruke mu Rwanda nta byabaye. Avugamo amazina y'abantu ahubwo bamugiraga inama nuko. Ariko igishya ashobora kuvuga muri kino kiganiro naba ntaravuga ahandi, nuko abantu basaba ubuhungiro. By the way, ibyo navugaga kwitwa guhunga byo nta wabikwemerera. Guhunga ntawe ubyemera, ariko kugenda gutembera, akazi, amasomo, gusura, byo barabyemera. Uhunze we ntago nibaza ko batamuhinzira kuko yagenda akavuga ibyo ahunze kandi ntago byaba ari byiza. Icyo nicyo nacyumvise. Noneho rero kurayo guhunga rero, abantu barambabarira ntihazagire n'ubimbaza. Kubera iki? Hazagire ndavuga zo. Ntizizabimbaze, ngiye kubivuga kuri KOP, ariko ntazawugira umpamagara ngo abimbaze. Hari systeme abantu benshi banyuramo baciye mu itangazamakuru, bakandikisha inkuru zivuga ko hano bamerewe nabi, inkuru igasohoka.
oya uretse donc icyo nshaka kukubwira birangora kubyisobanura ariko je suis prêt donc abantu bashaka ubuhungiro yego witonda ubyumve neza ukurikira guteza amatwi pe abantu bateganya kuba basaba ubuhungiro yego bahimba inkuru bagashaka umunyamakuru uyandika yego so uwo munyamakuru bamwe mu banyamakuru bashakwa barambwiraga ngo nzibakosore cyangwa nzandike bakanyishyura uri kunyumva yego ko yambwiraga umushinga ntongere nkamenya ibigomba kujya okay ngewe ibyanjye bigira facts yego hari inkuru nigeze kugira ariyo nigeze kwandika oya nanditse nyinshi ariko ariyo nigeze kwandika bayinyandikije bamaze kunyishyura bayicisha mu bitangazamakuru birenze kimwe noneho nyibonye mu gitangazamakuru numvaga ntashaka kwicamo nataka nyiracyo yego ariko ku nkuru atari nge nanditseho atanabizi navuze ni ngewe iyi nkuru ni nge nayanditse kandi nari nzi ko izaca muri iki nubwo banyishyuye wowe uyibonye ute kumbe biri muri ya tekinike yo kuvuga ngo inkuru ikoze neza irahesha amahirwe wa muntu kugenda wa muntu kugaragara ko gutera santima batanga ubuhungiro gite gutyo noneho bigasaba ko inkuru ica aharenze hamwe ni uvuga ngo uwanyishyuye ngo nyandike yagendaga yishyura n'abanyamakuru bayitangaza setape ebyiri hanyuma ubwo content wise hakabamo kuvuga ngo inkuru ikandikirwa mu gihugu ariko ishinja umuntu uyivugwamo gukorana n'abatari mu gihugu noneho akazagera avuga ati dore ibinyamakuru byo mu Rwanda yego binshinja gukorana namwe ubwo rero ngombe mbasange niko nabivuga ni inkuru nago icyo nzi cyo izo izanyuzeho zirenze 5 zirenze 5 hari ubushize ntago ndi buvuga amazina ubushize hari umuntu ifoto yaciyeho none mu Rwanda bandika inkuru ngo dore kanaka yifotoranyije na bakanaka yego umuntu washoboraga kuba akora mu kigo gikomeye gikoramo wa muntu maze kumpamagara mu kanya kitangaza makuru bamwerekana yifotoranyije na bande urumva hari abazandikisha bakiri mu gihugu yego hari abazandikisha bagezemo hagati nka kuriya kwa Nyesi ubushize ari n'uwayandikisha nawe yari hagati mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo ndakeka hari n'abazandikisha bagezeyo kuko aba ari procedure ari ukuva mu gihugu ariko no kugira ngo ikindi kikwakire ni indi nzira yego none uwageze mu kindi gihugu ategereje kugira ngo yakirwe nawe akeneye kugaragaza uko imbere mu gihugu bamuvuga ibi ndabivuga kubera ko njya ntangara abantu birirwa ntabwo umuntu kugira ngo witire umuntu guhunga cyangwa se gutekereza guhunga ibikorwa kubidetekita biba bigaragara none uwagezeyo rero akiri muri procedure zo kugira ngo ahabwe ubwene gihugu cyangwa ubuhunzi nawe hari ibindi bikorwa akora ariko nta bikorera hariya abikora hariya akagaragaza uko aho yavuye bamufata iyo foto baraza kuyibuka nta mwaka iramara ngo dore kanaka ngo yifotoranyije na bakanaka uriya muntu usohora iyo nkuru mu gihugu indani ntabwo yanga uriya muntu wifotoje ahubwo yanamwishyuye yamaze kugerayo noneho ikinyamakuru cyo mu Rwanda gisohoye uko kimubona yego ayo ni amatekinike gusa nyine hari abo bigira hari abo bidahira hari abo bidahira bigakomeza bikanga ariko iyo tekinike yo guca muri media ukareba ikinyamakuru nyine kizi cy'indani yego abantu bari bubyumve kikavuga ati Agnes rero nawe kariya kantu yashyize mu kinyamakuru gashobora
mu mitekerereze cyangwa se mu buryo system ikoze kuba yahise yidekarara ati ngewe sinshaka kugaruka mu Rwanda icyo ubwacyo iyo statement why nahagaruka bizaba bivuga ngo wa muntu asubiye aho yangaga ni ikibazo ese arabaho ate babantu imuwe sympathy igakomeza izamuka kandi Agnes uramuzi nubwo urabyibuka cyagiye muri 2017 ntuza agiye kuza Padiri Nahimana igihe yagarukiraga ku kibuga cy'i Nairobi Agnes yari mu baruganizateur y'uburyo azakirwa n'uburyo abanyamakuru bazakora inkuru uko azajya kuri tere ngira ngo yego niwe wakoraga contact z'abanyamakuru ngira ngo buriya na Ingabire Victoire ataha nabwo Agnes yari hafi yego ntago yabiburamo hari abantu benshi nzi bari muri protocole biki n'ibiki urabyibuka Agnes ku manza za ntuza za wa mu dogiteri w'Imuhanga akenshi Agnes ni wabaga donc urumva nawe ntago Agnes ntago yahabaye nk'umuntu usanzwe nubwo yafunzwe harya niba ari 3 niba ari 5 yamazeyo 5 ngirabo ego hari n'umuntu hari n'amakuru afite y'umuntu babanyeyo utabigaragaza cyane yego ariko uko agenda azamuka ariko bigenda bivuga uraseka ajya bivuga wamumenye se nawe umenye uko agenda azamuka niko amakuru yaho yabanye na Agnes icyo gihe yariyo hari Agnes ariyo Madame Ingabire Victoire ndakeka hariyo Saidati amakuru nibwo atangiye kuza uko umuntu agenda azamuka mu ntera ibyo Agnes arabizi byari no kugorana wabanaga muri block imwe icyo namenye ahubwo byari no kugorana kugira ngo babane umwe yazamutse uko babanye yari yabareshya none umwe yazamutse ashinzwe undi ari wajya kwaka by the way Agnes nubwo ndi kubivuga yari umunyamakuru ariko ngira ngo mu minsi yashize Mwanza ari we wasubije ikarita yego ntago bayimwimye yarayisubije yavuze ko yagiranye ibibazo ubwo rero kuvuga ngo muri make ikiganiro twakoze twateye ibuye mu gihuru ariko kuri we ngira ngo buriya yabibyaje umusaruro kuko amahise aboneyeho kaziyo yego yo kwidekarara ko yavuye mu Rwanda atashaka atanahagaruka mu gihe ngiye navugaga ngo yabaye 12 ari gushaka ari Kampala ashaka kugaruka mu Rwanda cyangwa gukomeza icyo kugaruka mu Rwanda yakigize clair urabyumva ubwo ni findi irutwa nande Sararoga byabaye clair kabisa voilà so urumva rero nabyo donc itangazamakuru nuko méfiez-vous abadukurikiye ababishoboye abumva biri hafi yabyo y'ibyo bakora inkuru zandikwa ku bantu rimwe na rimwe zibasebya zishobora kuba ziri commande kugira ngo zigaragaze ko zereke uzabakira ko ntaho bari bari yego ibyo ni bimwe mu bimenyetso rero nta kwigushakishiriza kure ahubwo ukomeza ukamenya ngo ibundi nkuru sohotse donc hari ikinyamakuru gishobora kukwandika bikagira agaciro hirya yego noneho abantu bakagira ngo imbere ukagira ngo nuko umwikoma biri gufasha arewe akakibika nta mabanga amenye ndabizi ko mu badukurikira arimo nta mabanga amenye nta mitima urumva nyine ifo ko abantu bimefiye ibyo bintu nyine kwa inkuru ivuga nabi kuri kanaka yakabaye imuvuga nabi ariko mu by'ukuri ariko yijemo amakabya nkuru no guhimba ibintu bigaciraho kumbe we ahita agira kopi link niyo bashaka bagahita basiba gusiba kandi biba bizagira link ntabwo wayisiba cyese ari ububika kopi byaterwa n'aho procedure igeze ariko ibimenyetso ari uri mu gihugu ari uri hanze ibyo bintu byo kuvuga ngo dore yifatanyije na kanaka ngo ni gute umuntu ngo umeze gutya ngo mu gihe akaye biriya biba bimwavantage
ashobora no kugira uruhare rwo kugira ngo byandikwe yego kuko ubundi pratikoma mu myumvire yanjye nta nubwo numva ko umuntu yapfudi ifoto ngo yifatanyije n'akana gasowati ntubyibuka se uko byatangiye ibya Sadate na Majyambere yego Sadate avuga ngo Majyambere ngo yifatanyije na nkuru na Ndayishimiye so what ifoto se ni iki kwifotoza gusa yafotowe ryari yafotorewe he no je m'enfous niyo yaba ari iri current kwifotoranya n'umuntu bitabivuze ifotoranya bivuga umubano nta wifotoranya n'uwo batabana hari amafaranga bahanye hari amasezerano bagiranye abayagirana se ntibifotoranye ntago ariko shamuzi uko musetsa isi foto si urwibutso nyine kwa kwibuka umuntu ko mwahuye kumufata wiki hari kumufata oya ibyo ni guhera ku tuntu tw'amafuti oya okay yifotoranyije n'umuntu arebe perezida wacu yifotoranya na Macron inshuro zingahe nyinshi cyane abaperezida b'Ubufaransa iyo bahuraga mu nama ntabwo bifatanya n'u Rwanda ntabwo urambwira ko mu nama ya Sata kwifatanya na Tshisekedi andika kuri Google ifoto ya perezida ni ya Feci urazibona ureze kubizi oya aha murambi no ifoto se oya ntabwo ifoto ari iteza ikibazo bavuganye iki bemeranyije iki bakorana ibiki babanye bate nibyo nakubwiye uretse gato nibyo nakubwiye ubushize bavuga ngo utunyenyeri cyagiye cya Mutabazi ngo utunyenyeri tuva hanze tutwaye iki nyuma y'akanyenyeri ukora iki se tu nicyo ureba akanyenyeri ntabwo ari ikibazo yego ndabyumva aha ni ukureba hafi rero kugendera kuvuga ngo iyi foto biravuga iki ngo aka kanyenyeri karavuga iki ahubwo fata umwanya umenye ngo ako kanyenyeri ni akarubanza ki niki kirakurikiraho iyo foto ni ya rubanza ki niki kirakurikiraho yego aho ndi kukumva aho turemeranye so rero aho bijya kumbera nka bya bintu umuntu avuga ngo inzoga nimbi gutyo gusa atavuze efe y'inzoga niyo mpamvu iyo foto ya nyuma ivuga ngo dore kanaka ngo ari kwifotoranya na kanaka ngo biriya bari komande noneho uzajya ureba iyo uje ukareba ibitangazamakuru bene izo nkuru zinyuramo urabisesengura nyine ugatera imetero ugahita ubona ni iby'abandi bisanganywe sura ki bifite abanyamakuru ki basanzwe bateye bati mu zindi situation bitwara bate aho niho urebera none ukamenya ese ni inkuru koko ni inkuru umunyamakuru yibwirije yayitohoje cyangwa yayihawe ni inkuru abamo igihe umuntu akora inkuru ukabona iri special kuri we abandi rero tugahora twiruka ku marebe utarebye umuzi ukiruka kuwabivuze ukiruka kuri nyiri kirimi kibi umurozi yakidegembye cyakwisuko ubu ngiye mbivuze urasanga ari ngewe ugiye muri ntuza okay yego okay urumva rero agakesi ka Nyesi by the way na Theogene ku kwezi ni nkaho ari nge mfite ninge nabaye nk'umukangura ngo tubivugeho kuko namvaga amakuru ajagaraye mbivugaho kugira ngo nibura hagire ikigaragara urumva rero ikivuyemo nuko Nyesi avuga ati reka ntavuye mbizi ni nko kuvuga ngo Karegeye warambeshye sinigeze negosiya ngo bansubize mu Rwanda sicyo bivuga ni nkabyo nanjye rero ndabyemeye naramubeshyeye urumva byatumye nanjye menya amakuru nyayo inza yose nuriya muntu bavuga ngo leta y'u Rwanda imutumaho simuzi ariko ubwo yamwanditse ubwo ni ibya Nyesi ntabwo muzi uriya muntu ariko nyine nuko nyine inzego ziba zikora ibya Nyesi reka mbiveho nsoreze ngaruka ubwo ndi kuva Bugande ngaruka nsoreze Rulindo Rulindo nabonye yongeye kuzamo utuntu banavuga kuri ya kese ya meya na gitifu ku bibazo byabo ariko mbona uburyo umudamu yabisobanuraga ni tweet nabonye Alphonse Twahirwa yashyizeho rega
uriya mudamu nubwo twagerageje, niyo mpamvu nyine nishimira ngiye position nkunda kugira mu bintu. Ubwa mbere ikiganiro cya mbere nakoze kuri uriya mumeya wa Rulindo, yego, vuga uko ateye, nari nagerageje koroshya abantu bakama commentaire ngo ese ngo kuba afite iyo CV ngo bivuga ko agomba kugira gutya nawe arakomeza. Ubona ko attitude kuri we yagiye ihinduka par rapport y'ibiganiro nakoraga. Biza kugera urabyibuka, hari nabambwiye ngo nagiye muri vie privée ko navuze uko abana n'abaturanyi, ntago meya aho atuye ari vie privée. Kugenda ubwira abantu ngo wazimya amaradiyo, kugenda ubwira abantu ngo mwikwese y'imodoka ngo munasakuriza meya, ari ushaka ibyo ajya ku gasozi ke. Yego, ngo byari bitangiye kuba somehow too much. Hanyuma icya kabiri akavuga ati ntabwo ibyacu ntabwo dukoreshwa n'itangazamakuru kandi aririmo. Yego, ubundi situation yakabaye Karume meya avuze ngo tubirekeraho tutegereza imanza. Ariko bigenda biza, tugenda twinjira muri kesi, tugenda twinjira mu rubanza rw'amasambu, urubanza muri Rulindo mu murenge wa Rusiga. Amasambu amasambu mu tugari tubiri turamuvuga noneho ni Mutangana ba arewe na Nyaruguru navuyeyo na Nyaruguru kangubwire uriya musaza yego, aya mezi ya nyuma y'amatora ntabuze imanza 5 z'imitungo zo amasambu byose, amasambu ntabwo bikiranga nabwo bamumenye, baramumenye kandi noneho n'amakopi. Ubwo rero ibyo mbivuga nuko n'amakopi amwe mbanya afite handitsemo izina. Naho Nyaruguru narindi nabonanye n'uwamutsinze, Nyaruguru baramuzi. Noneho kesi Rulindo urumva akantu narinzanyemo, hari abantu benshi bagira tendance, ntago mba bishaka naho byaba sinabitangaza. Tendance yo kuvuga ngo kwa kundi yabaye Somambike, Frodo yabaye Somambike wa meya, ko hari ibindi andi madiru bageragaho ajyanye na privacy. Ibyo sinabivuga, byaba naba mbizi naba ntabizi. Yes, ariko ibintu bijyanye n'akazi, ibyo by'ama privacy nabijyamo kuko nta mpamvu. Ariko iyo tugiye mu bijyanye n'akazi, nkavuga ngo aho atuye nkuko nari maze kubivuga, koroherana n'abaturage, iyo ntabwo ari privacy. Noneho nkongera kuri kesi y'urubanza rw'uyu musaza ari amahegitari yose byabaye, Froduari ari uyobora Rusiga, ababurana na muzehe bakeneye ababunganira bakeneye kureba koko ayo masambu no kuyatera imetero. Yego, Froduari arabemerera, tugatera imetero tuvuga ngo birashoboka ko Froduari yaba yarabikoze meya atabishaka, cyangwa meya wenda simbizi. Yego, abogamiye kuri muzehe cyangwa atabizi cyangwa atanashaka ko bavogera ubwo butaka, urwo bararutsinze. Uko nyumva. Yego, rero uyu mudamu nawe umanza akunda kuvugwa mu itangazamakuru, ahubwo akavuga ngo ntabwo dukora kuri pressure y'itangazamakuru. Ese akarere kamaze amezi angana gutya muri media gusa bisobanura. Ese akarere gakoresha komisiyo ikageraho yandika amabaruwa 3. Ese akarere kageza avuga ngo nta nubwo yigezaho advisor ngo yego, umwanya wo gukorera akarere uri hehe? Icyakabiri nuko no mudamu nubwo mvuga ngo nirinze privacy, abantu benshi baravuga ati muri Nyagatare akoraga neza. Nyagatare ntabwo ari iwabo, ariko hari yageze iwabo, hari abamuziho n'ibindi, cyangwa nawe mu gukemura ibibazo akavangamo kazanamo santima. Hari abagitifu wenda biganye nawe, abo baturanye, imikoranire ye nabo bahita babihuza. Yego, harya ni witwa Gade Vedaste sinivuga. Hari uherutse kuvamo witwa Vedaste, sinzi ibintu baturuka hamwe. Vedaste ntiyagendeye rimwe se muri kiriya kibazo cya kiri cy'inyandiko mpimbano cyangwa ibintu nk'ibyo n'ibindi. Yego, hari agashuri kari hano, uriya mudamu attention, babigira ngo byose mvuge. Aka gashuri kari Marenge, bagiye guhagarika ngo niba ngo bavugaga ngo na hano mu nguni urenze Marenge ari ahantu ishuri ry'umukecuru w'inzobe ukatamo gutya. Nagiyeyo bavuga ngo babahagaritse, bavuga ngo hagaha ngo hagenewe ubuhinzi, ngo ntabwo ari aho ubwubatsi Rulindo. Umukecuru ntabwo yabyumvaga, yahitaga kurura akavuga ngo biraterwa n'imibanire y'abana be na meya, kuko amaraporo agaragaza uburyo haje ishuri ryaje guhagarikwa ntabwo yari ntuza ngo audite, ngira ngo audite yaje saa 11
abaje guhagarika inspection nako yaje nyuma y'akazi ibintu nk'ibyo mu byo agomba gukora nagenze buke agabanye kesi ajye mu kazi agabanye kesi zijya mu itangazamakuru ariko nanone yiyambure yoroshye kubavuka muri rurimi kuko baramubonamo iyo sura ni ibi nabyo hari icyo bimara muri guverinance mu miyoborere izi nizo ngaruka zo kuyobora iwanyu uragera bakakubonamo mwene kanaka ni wa muhanuzi wabo hari abayobora iwabo bikagenda neza nka Gicumbi Sovo kuri no mu meya n'abandi bagiye bagerageza ariko izi nizo riske zo kuyobora iwanyu yego buriya na Richard Mutabazi ira kesi yo kumena inzoga yakobeye kuba ko ari umunyabugesera ntabwo ariko Gicumbi twigeze kuyoborwa na Nyangezi w'umunyabugesera nta kibazo twari dufite yego ubwo rwose ubwo ntibwazagamo ariko iyo uyobora iwanyu menya ngo icyo wempoje cyose icyo ukoze mu bakozi ufite harimo abo muvukana hari abo mwakinanye umupira hari abo mwaragiranye hari abo mwakundanye hari abo mwimanye inzoga hari abo mwimanye umunyu hari abo mwavunaniye ihene donc ubwo uba wambaye iyo mibiri yose so uko abo wabenze baraho abo mwimye umugeni abo mwavuniye ihene abo mwoneshereje iki ni cyo agomba kubanza kumva noneho mbere yo kujya yo kushaka guhora mu itangazamakuru akajya abanza akamenya ngo ayo masura yombi ayafite nk'umuntu ukuze imyaka 50 irenga ayafite nk'umuntu wahahoze nk'umuntu uhavuka afite nk'umugore afite nk'uvuye Nyagatare ibyo byose iyo uri umuyobozi iyo myambaro uba wambaye yose wicara ujonga ngo ni inkora ki biragaragara arazi iki yego ariko rero kuvuga ngo ntago ngo ari pressure y'itangazamakuru n'ubundi uracyaririho uri gutanga yego uri kubivugira kuri kamera akeneye abajyanama noneho icyo abantu bavuga benshi basesengura bavuga ko ari Frodouard yaba afite imbaraga na Mukanyirigira akaba afite ize mbaraga birashoboka cyane ko Frodouard yamutanze mu buyobozi bw'akarere ko we yabaye gitifu na mbere ku bwa Kayiranga wanjije Mukanyirigira nubwo ariho avuka yaramaze igihe aheruka ku gihe cy'akarere ka Buriza ubundi yakoreraga ahandi yaje avuye Nyagatare ubwo Frodouard afite ibyo yubatse cyangwa babimwubatsemo na Mukanyirigira afite ibyo yubakiye Nyagatare yazanye Rurindo ubwo nibyo mbaraga ziri kugigana yego nabyo ni ikindi kibazo ubwo rero izo mbaraga ntabwo arizo zitanga umucyo niko byakabaye bigenda zitanga umucyo gikemuke hanyuma dutegereza urubanza rwa Frodouard abantu bakanibaza ibyo komisiyo yigiraga ko muri dosiye ya Frodouard byinshi birimo ibyo gusohokana umuhungu mu cyumba no ubuhamya burimo ngira ngo nabivuze ubuhamya burimo hano Kicukiro ari ubwa nyirirogi ari ubw'umukozi utanga ibyumba icyo cyose ibyo byose cyo kora soza ikintu ngarukaho ari byo meya yavuze hari imirimo ukora ukagira uko witwararika ku buryo hari ibyo wakekwaho ntusubire mu mwanya runaka nanjye nkunda kubivuga uwo muntu utagikenewe muri rubanda washinga iduka it's okay yego yewe nushaka ushinge mall wikorere ariko apana kujya mu baturage wavuzweho gufata ku ngufu gukubita abagore kwiba n'ubutinganye tinga abana gutinga nabwo ntiwagombye twavuga n'ibintu turenze ingohe ba ibyo aho uriya mudamu duhita twemeranya yego waketsweho ibyo ntiwakabaye usubira muri rubanda rwose 100% viole nibyo by'ubutinganyi ibintu biri ukajya imbere y'abaturage ukaba gitifu ugasezeranya ukunga imiryango guteza uri uwuhese amubwira ibi barutana yes waba wariye ruswa ukaza byarutwa na ruswa wamugana ukagera ugasengera n'abagabo uri uwuhe ukamuha mandate yo kunga imiryango yo gusezeranya nawe ubwe atiyunze n'uwe kayanjama kayizonga aho ho turemeranye ariko ibindi na uriya mubyeyi
Yoroshye. nagenze make Yoroshye. nagenze make dutegereze bizava mu rukiko Frodouari aburana ariko ibyo bashobora gupfa ni byinshi kuko iyi dosiye hari n'abasesengura akavuga ati bo bombi nibo bazi icyo bapfuye hagati yabo ariko babisanisha na rwa rugwiro. Oya urugwiro ni rwakabaye rurimo kubera ko naniye mu metero zanjye mfite amakuru kuko nejo bundi aho atuye narahageze bwa kabiri no kuva ira dosiye itangiye maze kugera iwe gatatu urumva impamvu icyo ngicyo nicyo cy'urugwiro nkunda kukigendera kure nuko amakuru mfite ari uko meya n'umugore wa Frodouari bacana uwaka bari nagati gakubiragije si cyane ariko bahana amakuru yego rimwe na rimwe no mu mafuti ya Frodouari umugore wa Frodouari niwe uyabwira meya rero muri kamere muntu araba sinabihamya icyo cyo rwose bemere nifate kuko byinshi ingaho imodoka yagonze umugore agahita abwira meya uko kuba uko kuguma mbogo ntataye mu gasizi we amakuru atangwa n'umugore kandi akayahe meya ntabwo rero urumva ntabwo baba babanye gutyo barabanye keretse arebye abari tazari iyo yaba ari speciality akuzagakate sezerera asante